kundi cyafata bigomba guhinduka. Uyu munsi niba wabyutse ugasohoka aho waraye, byanze bikunze wahuye n'umuntu cyangwa se abantu bose mwahuye ni abantu beza kuri bamwe bakaba babi ku bandi. Buri wese afite abo yagiriye neza nawe yahemukiye. Wabonye uburyo abantu bose bavuga ko mbere aribwo byari byiza, ibintu byose ngo kera nibwo byari byiza. Ubu tuvugana hari umuntu bamaze kwiba amafaranga atagira ingano, hari umuntu bishe, hari umuntu basuzuguye, hari umuntu bahemukiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Akunje ngo Ikibazo cy'uburinganire we ubundi buringanire ni iki? Ni inkingi y'iterambere mu rugo aho hajya hose, cyane mu rukundo. Kuko ntago umugabo yakwishyira hejuru noneho ngo n'umugore yishyire hejuru ngo bazahuze, ntago bishoboka. Uyu mugore n'umutima w'urugo yego, kandi n'umugabo n'umutwe w'urugo. Ariko se umutwe wakora umutima utakoze, umutima se wakora umutwe udahari, ntibishoboka. Mu myumvire ya kera wasanga umugabo avuga ati njyewe ni njye mwami mu rugo, umugore kugeza saa 2 atarahisha mucisha amagashyi akumva uko bimeze, sasa akajya kuba afasha nyirabukwe cyane. Ariko hari ikintu kimwe abantu batarasobanukirwa neza cyane mu iterambere aho riva rikagera, bisaba ko wowe nkora icyo ngomba gukora nawe ugakora icyo ugomba gukora, tugahuza tukagirana ubumwe kugira ngo dutere imbere. Byiza pe cyane. Ariko mu rugo usanga bitangiye mu rukundo rwiza cyane, baryoshye rwose, baririmba turirimba twashati rukundo mama ni rwiza cyane, yabarwarambaga disi ntirushire, agakweto keza gasize umunyu nako karenge karabagirana, bakaririmbira cyane we ukubana utuntu twiza rwose. Ariko hari abagabo bagira ikibazo cyo kutuba uburinganire, batabyumva neza ngo baringanire, bagifite ya myumvire ya kera. Abona bagifite imyumvire ya kera, nta mugore wansuzugura. ariko abagore bazi ubwenge akavuga ati umugabo wanjye ntago abwumva uburinganire, ntago ariko bwumva. Reka nze nkwereke ikintu ndusha se imbaraga. Nanjye ndajenze mu maremo, ndaje mu munyunyu, ndaje mu bagakora uko shobagara muri fiançailles cyane. akavuga ati sheri kugira rero tuzabana neza tunaziranye, tujye dukora kaka night walk, tugende. uwo mugabo ntabamenyereye, genda mwahageze bajya gukora ubukwe, umugabo ni muri hari isukari yaramushizemo cyane. abantu bakavuga ati ngo base ko ajya gukora ubukwe azanye umwera, byagenze bite? ati nibura nta siporo arimo arajya cyangwa se ni stress z'ubukwe. bagera mu bukwe mu rugo, umugore agatangira kujya amubwira ati sheri wibyuka saa 11 please. no wikihuka. umugore akamukara ka potage, none we ari mu gikoni ari guhata imyumbati anayihekenya, barimo kubita ibitera imbaraga, we noneho ari kuguhata agapotage kakoroshya umubiri. wabyuka mu gitondo avuga ati dore akareti shiri rwose, akareti ku meza kabonetse, ati ranye mbatare none akanyizindukireho akayisomeza igikoma. noneho we yagukubise akareti, akajya kagufurira swime ngo uvanye muri dushe ndetse n'ikoboyi, wowe ukavuga se watse kabyifurira. oya urwo mugabo mwiza rwose, wikigora rwose. reka niyo mpamvu mfite rwose. urumva uko afura ya makote niko agenda azana yanitse ikomeye, urabona nk'uri muri gym, ugasanga umugabo agenda we acika intege, ari kuzaba ari maringaringa, ari umuntu uraho, umugore yubaka umubiri cyane. niyo uzasanga mu gihe kiri imbere umugore ajyaho cyakana umugabo agatoki, ugasanga noneho mudamu nukuzi koko mese umugabo yize ati sare umugabo yazamura umutwe, ngiye nzamwihanira. inzego z'umutekano zaje kuza yenda nabanje kumwihanira, ugasanga umwana arakomeye, noneho umugore arakomeye, mushiki w'umugore uza kubasura mu rugo arakomeye, ariko wowe ntacyo. umugabo ni udafite imbaraga mu rugo, ntituvuze ngo bigenze gute, akora strategy cyane. ariko hari uburinganire bwanze neza mu gitanda mu buriri, ugasanga umugabo akubwira ati njyewe tujye mu buriri, ariko madamu bubizi njyewe no kuva nyiri umwana rwose genera ku gikuta, ndarandeba ku gikuta rwose ara ku ruhande mugabo mwiza wajanga akora narota nkagwa hasi mu kwimana genera ku gikuta rwose. ngore nanjye kangwiza kurwara cyatire muri za kompase hose niyeraga ku gikuta rwose. mugabo mwiza ati sire mugabo mwiza, umugabo akamureka ko ari wakoze igitanda. navuga ati ngiye iki gitanda nagikoresheje mbizi 2 kuri 2 uzajya urara kuri rimwe nangira indi. duhamagara n'umuntu wakizanye arabizi, nawe mubwiye ngo umugore wanjye aryama hano rwose ikiri ibintu bibera ninjira abantu bajyana. umugabo akamubwira ati sheri njyewe rero ntiwagwanye kwa kabiri, njye ntago na rimwe se gusa ngiye kuba ntago nako ntari umuntu ndakwihanganira ngo ntago nukajya ntago uraruhitegura amavi mu mugongo n'abarera nka kwihindukiza, ugasanga ntago babyumvikanyeho, nabwo ntago ari kuza mu bumvikane. kwa gatatu nihindukije ukangubita inkokora, nese njye ntago nkubise ingumi y'umuzungu, inkoko ya CV anga inkoko CV wanteye, CV wanteye ndetse narabyihangani.
kandi ubundi bakwiye kugira gute kumvikana akambwira ati sheri igire hirya tujya akigira ibishoboka n'undi akaryama neza kandi akabajyana n'abashyitsi birashoboka cyane icyo turari kimwe umugabo agomba gukora uko ashoboye akubaha umugore we n'umugore akora uko ashoboye akubaha umugabo we kugira ngo babane mu rugo bageze gute mu mahoro niba byana n'abana bazaza bari mu rugo rwiza cyane kandi bumvikana neza babahe n'uburere bwiza bibaturukeho bose bumva akantu keza cyane bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka rwose